ijambo ry'umunsi, umwuka utsinda. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Filipi igice cya 3 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Ese uramutse ufite urugendo utekereza ko wakwinjira mu modoka yawe utanaza aho uri kujya utarigeze uhapanga, ubundi ukabasha kugera aho ugiye neza ukagera mu buryo bukwiriye? Oya, ibi ngibi rwose ntabwo bishoboka. Buri munsi mbere yo gukora ikintu urabanza ukagitegura. Bigusaba kubanza kumenya ngo urashaka kugera agana hehe, ese urashaka kuhagerera iyihe saha, ubundi ukamenya kubipanga ndetse no guhaguruka mu rugendo rwawe. Mu gihe rero tubashije gutegura urugendo mbere, bituma tumenya ngo ese tuzakenera iki, tuzagikenera ryari, ese bizagenda bite, ubundi tukabasha kubipanga. Ni gute wumva uri ahantu Imana yifuza ko waba uri mu gihe n'ubundi ubizi neza yuko utajya wishyiraho imirongo? Mu gihe ubizi neza yuko utajya upanga ibintu, ni gute wumva neza ko uzagera ahantu Imana yifuza ko uzaba uri? Kudapanga ndetse no kudategura ibintu bituma tubaho mu buzima Imana itatwifuriza. Abantu bamwe batinye gushyiraho intego kuko bakeka yuko kugera ku ntego zabo ari ibintu bikomeye cyane. Batekereza yuko kugera ku ntego zabo hari ibintu byinshi cyane bazaba barimo gusabwa. Nyamara ariko twibagiza yuko Imana buri gihe ifite ibintu byinshi cyane kandi byiza iteganya kandi yifuza kuri twebwe, ndetse no mu gihe twayeretse urukundo ituba hafi kandi ikatwitaho cyane. Ikindi, izo mpinduka dutekereza yuko tuzasabwa, wakabaye umenya yuko niba bihura n'ijambo ry'Imana ari uburyo bwiza cyane bwo kubona Imana. Ntabwo Imana yifuza yuko utakaza ibintu, ndetse nubwo yifuza yuko wumva ibyayo byose. Ntabwo ibyiza byayo biri inyuma, ahubwo biri imbere cyane. Na Pawulo intumwa yadusabye kureba imbere cyane dutumbera ibyo yise ibihembo. Kuko Pawulo abivuga, tugomba gukomeza gusaba Imana aho yifuza yuko tuba, ndetse no kutuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi kugeza ku iherezo. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.